tuzagira abana mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itazagereranywa n'ubwiza tuzagira mbonye yuko ibigeragezo by'iki gihe ntaho tuzahurira nabyo mu ijuru mbonye yuko imibabaro y'iki gihe utayisimbuza ubwiza tuzagira iyo mbonye yuko umunezero w'iki gihe utazagereranywa n'ubwiza bwo mu ijuru nitugera mu ijuru kwa data tuzanezerwa bitandukanye n'ibyo mu isi mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzagira mbonye yuko umunezero w'iki gihe utagereranywa n'ubwiza tuzagira mbonye yuko imibabaro uzaduhereze bwiza nawe itagereranywa n'ubwiza tuzagira mbonye umunezero w'iki gihe utagereranywa n'ubwiza tuzagira ubutayu tunyuramo hari byinshi binaniza abagenzi hano mu isi dutuyemo hari byinshi binezeza abayituye ariko wumva nshuti nkubwire umubabaro w'iki gihe ntiwagereranywa n'ubwiza tuzagira kandi umunezero nawo w'iki gihe ntiwasigura ubwiza tuzagira mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa n'ubwiza tuzagira mbonye yuko umunezero w'iki gihe utagereranywa ntiwagereranywa n'amakamba meza atatse zahabu tuzagira azafata umwitero we aduhanagura amarira yose twariri hano muri iyi si magenzi umunezero w'iki gihe utagereranywa n'ubwiza tuzagira hari byinshi tunyuramo bibabaza imibiri yacu kugira ubukene ukifuza ikintu ukakibura bibabaza kandi hari byinshi tunyuramo binezeza imibiri yacu kumvura ishimwe gusohokana n'umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza gukora ibyo mushaka ino mu isi byitwa byiza cyane gutunga amafaranga n'uburi ukeneye nabyo byitwa byiza ino mu isi ariko ibyo byose byitwa byiza ntibyagereranywa n'umunezero tuzagira iwacu ibyo mu isi byose nta kimwe nabonye twasimuza umunezero w'iwacu mbonye yuko imibabaro y'iki gihe itagereranywa
yuko umunezero w'iki gihe utagereranywa n'izo tuzagira. Satani azi ibyiza tubikiwe, niyo mpamvu adashaka ko tuzabibamo, akaduteza ibyaha byinshi bitandukanye kugira ngo twihakane Imana yaturemye. Abatikisha ibyaha abicisha ubutunzi bwinshi, bagakira bakarengwa bakihakana Imana. Hari n'abateza ubukene bwinshi cyane bukabije, bakihakana Imana yabo yabaremye. Nta na kimwe cyo mu isi dukwiriye gusimbuza umunezero tuzagira iwacu. Hatuwezi kukosa njia kwenda mbinguni. Yego nibyo imibabaro nibyo ntabwo yasimbura umunezero tuzaba. umubabaro ntabwo wasimbura ubwiza tuzagira. Tuzaza igihe nikigera tuzigisha abakristo tuzaza igihe nikigera tuzajya iwacu mw'ijuru iyo badapfa. Igihe nikigera tuzataha muri amazu meza Yesu yakubakiye, uko ngiye kubategurira aho ndi namwe muzabera. Mwe mujya mugenda muri hoteli mukajya mukabyinira mukanara mugakesha, narabyumvise mubivuga ngo ni cyiza kuba wumva ari umunyenga ariko nigeze amasogonge
buzima bw'abizera bose. Iyo bahamagara Mwuka Wera abadukanza mu buzima bw'abizera. ibibazo by'isi bikomeye cyane bikubabaza nabyo ntabwo Ribana animela sakonde talebel soltera animo le fonde Ayimani wanye nawe ma ni wowe anisigeri bahona nizaboneka ni wowe wane ukanikushira mana we yego ma maze kubona ku munezero tuba mu mwijuru iwawe mwijuru aho uhuriye n'uwo tuzaba mu mwijuru. yego zamuye indirimbo zamuye no kwizera kwa Shemana.